ijoro rigeze mbese umuseke uri hafi ntiburatandukana ntacyo ushishoza iburasirazuba ntacyo ushishoza iburasirazuba nyamuneka tumenyeshe ko urugendo rushize mbese tugeze ku cyambu tugiye kugerayo mbese koko ubwami buri hafi mbese koko ubwami buri hafi burakeye umunsi uraje tubyamamaze hose dore izuba rirarashe mwese nimurirebe mwaberamwe mugiye gucungurwa mwaberamwe mugiye gucungurwa tugeze ku rugabano rw'igihugu tujyamo nimukabuze twihute icyambu kiri hafi nimurangurure y'amajwi yanyu nimurangurure y'amajwi yanyu. amen. turabumba amata Reka dushimire Yesu atugiriye neza cyane. Tumaze kuririmbira hamwe indirimbo ikomeye cyane tubwira ngo ntacyo ushishoza iburasirazuba. Ijisho ryawe niba rireba hari icyo urabona iburasirazuba, mbese we ntacyo ushishoza iburasirazuba. Rero reka dushimire umwami Yesu ko yongeye kutugirira neza, akaba dufashije tukaba tugiye kongera kwiga ijambo rye, akaba dufashije akaba agiye kongera kuduhuguza imiburo ye yashyize mu ijambo rye kugira ngo itugirire umumaro muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka duhere ku magambo aboneka muri Yesaya igice cya 21 kandi turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Twumve icyo Uwiteka ahatubwirira. Kuko Uwiteka ambwiye ati genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye. Kuko Uwiteka ambwiye ati genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye. Nabonye umutwe w'ingabo cyangwa abagendera ku mafarashi bagenda ari babiri cyangwa abagendera ku ndogobe cyangwa ku ngamiya azahuguka yumve neza cyane. Ibintu birakomeye cyane bavandimwe. Reka dusenge Imana. Data twese Mana idukunda, turagushimye, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Tugushimiye yuko imiburo yawe n'uyu munsi igikomeje kugenda itugeraho uko bwije n'uko bukeye, kandi tugushimiye yuko nta na rimwe wigeze wicenga kugira ikintu icyo ari cyo cyose utubwira. Akaba ari nayo mpamvu wifuza guhumura amaso yacu kugira ngo tubashe kureba, akaba ariyo mpamvu wifuza gukora ku matwi yacu kugira ngo tubashe kumva. Mwami, akaba ari nayo mpamvu wifuza gukoza ikara ku minwa yacu kugira ngo tuvuge itanduye. Kandi Mwami, ukaba ari nayo mpamvu wifuza gukora ku buzima bwacu bwose ubwabwo kugira ngo tukugaragaze nk'Imana ubihimbarizwe. Tuje imbere yawe rero twanduye, utweze udutunganye, kandi tuje imbere yawe twifuza kugirirwa ubuntu nawe,
turakwinginze cyane ngo utugirire ubuntu muri iki gihe kiriho gisoza amateka y'isi, uduhe imbabazi z'ibyaha byacu, ubitubabarire rwose, utweze udutunganye, uduhe imbaraga zo kubasha kugendana nawe uko ugenda intambwe ku ntambwe, nta kugenda bigura intege, ahubwo tugende nk'uko wagendaga, tugende nk'uko ugenda, ugendere muri twe natwe tugendere muri wowe, ube muri twe natwe tube muri wowe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amena. Bavandimwe nkunda, nshuti z'umusaraba, reka twongere dushimire Yesu utugiriye neza, akaba atumye tugiye kuboneka hano imbere ye mu masaha nk'aya, nta mafaranga twatanze, nta kintu cy'ikiguzi icyo ari cyo cyose dutanze, ahubwo kubera yuko abidukundiye, izina rye nirihabwe icyubahiro. Rero reka tumushimire cyane by'umwihariko yuko yifuza yuko agakiza k'imitima yacu kaboneka, kandi kubonera k'ubugingo kukagerwaho, ni ukuri Imana ihimbazwe. Buriya reka mbabwire yuko dukeneye kubana n'Imana cyane, kuko nk'uko ibyanditswe bibitubwira, bigenda bitubwira yuko igihe turimo twegera amateka asoza y'isi, dukwiriye kubana n'Imana cyane kurenza uko twigeze tubikora mbere hose. Niyo mpamvu rero muri iki gihe bavandimwe, cyo kuba maso kwa gatatu, kuba maso kwa mbere kwararangiye n'ukwa kabiri kwararangiye, ubu turi mu kuba maso kwa gatatu. Ibihamya by'itorero bari tubwira umuzingo wa kabiri. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu turi mu kuba maso kwa gatatu, kandi uku kuba maso kwa gatatu, uwo kurasiga atari maso nyine arasigara mu mwijima, arasigara ari impumyi. Umwijima we uraza kuba mwinshi cyane, uraba urenze urugero. Ariko Imana ntiyifuza ko tuba mu mwijima, ahubwo irashaka yuko byanga bikunze tuba mu mucyo. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Muvandimwe rero nkunda, reka mbwira yuko ubu turi mu gihe kigoye, igihe giteye ubwoba, ariko nicyo gihe abanyabwenge nyine bakwiriye kuba maso mu buryo bwose bushoboka. Nicyo gihe abanyabwenge bakwiriye kuba biteguye igihe cyo kugeragezwa kiri imbere yabo, kuko uratsindwa muri iyi saha tugezemo arabatsinzwe by'iteka ryose. Iki gihe turimo ntabwo ari igihe cyo guhunikira, nabonye ari igihe kidasanzwe, igihe dukwiriye kuba maso, nk'uko ibyanditswe bibitubwira, tukaba maso imbere n'inyuma, tukaba maso imbere n'inyuma. Abantu rero baragira ngo ni imikino, ariko tumaze kugera harindimuka. Isi rimwe irihutira kurangira, kandi uko yihutira kurangira niko imbabazi zo ziraba zarangiye mbere gato yuko n'isi ubwayirangira. Ubwo rero mavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko igihe turimo kidasanzwe. Igihe turimo ntigisanzwe, ni igihe gikomeye, ni igihe giteye ubwoba, ni igihe umuntu wese akwiriye kwigenzurira ubwe. Kandi iki gihe uwo kirasanga asinziriye nyine ibyo ntibindeba. Ngombwa nuko amagambo twahereho ari muri Yesaya igice cya 21 umurongo wa 7, uwa 6 watubwiye ngo kuko Uwiteka ambwiye ati, genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo abonye. Uyu ni umuntu uri maso. Ubundi nta murinzi usinzira. Umurinzi burya yasinziriye, abarindiye cyangwa se abamushyizeho kuba umurinzi, abo ngabo baba bari mu kaga gakomeye cyane. Nawe bari mu kaga, ariko noneho abarinze bo baba bari mu kaga karuseho. Ubwo rero umurinzi niba asinziriye, hari ikintu gikomeye cyane cyaba, kandi icyo kintu cyaba kibaye cyo cyaba giteye ubwoba. Reka nsome amagambo atubwira yuko dukwiriye kuba maso. Urafata igitabo cyawe cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 2, ni page 149.
baravuze ngo hari itsinda ryanyujijwe imbere yanjye rihabanye n'irimaze kuvugwa haruguru. Bari bategereje kandi bari maso. Kuba maso bavandimwe, bari bategereje kandi bari maso. Amaso yabo yari yerekeye mu ijuru, kandi amagambo ya shebuja yari ku minwa yabo ngo, icyo mbabwira ndakibwira bose nti mube maso. Mube maso bavandimwe. Umva, nanjye icyo mbabwira ubu ngubu ndakibwira bose nti mube maso. Mube maso. Ubu ni igihe cyo gukanguka tukareba kuri buri kintu cyose kigiye kujya cyaduka mu isi. Tugiye kureba ibintu bikomeye cyane. Dukwiriye kuba maso kugira ngo ibi bintu bikomeye cyane tugiye gukomeza kuba duhanze amaso, hatagira na kimwe kiducika, kuko uracikwa na kimwe ashobora kwisanga yamaze gutakaza ubugingo bwe burundu. Ngo amagambo ya shebuja yari ku minwa yabo ngo, icyo mbabwira ndakibwira bose nti mube maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba, cyangwa mu gicuku, cyangwa mu nkoko, cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Umwami yerekanye neza ibyo gutinda kubaho mbere y'uko igitondo gitangaza. Hari ugutinda. Buriya ugiye kureba ukuntu ibimenyetso byagiye bigenda bikurikirana, ukareba ukuntu ubuhanuzi bwagiye bugenda busohora, ukareba ukuntu ibintu byihutaga mu gihe cyashize, nubwo tuzaza kuzazingukirwa n'ibindi bigiye kwihuta mu gihe kiri imbere, ariko urabona yuko twanyuze mu gihe cyo gutinda. Nawe nimurebe igihe isi yari yatubanye akadomo, igihe ibintu byari bidukomeranye cyane, twaribazaga tukareba tukabona hari Yesu agiye guhitaza, twararebaga tukabona hari bitari butinde Yesu akabaraje, mu mwanya muto tukavuga uko bisa kose urategereza muri aka kanya gato Yesu arabaje. Ariko nimwibaza ukuntu byaducanze ubwo twavuga imyaka irenga n'ibiri n'itatu ikageramo, nta kindi kintu kirenze kibaye ukurikije agahato kari kariho, ukurikije ukuntu ibintu byari bikomeye, none ukabona ibintu bisa naho byatuje. Cyakora amagambo ari yari mu byahishuwe igice cyaho cya 16 niyo atubwira iby'imyuka mibi itatu isa n'ibikeri. Iyi myuka kubisa n'ibikeri ni icyerekana nyine yuko gukora kwabo kuba guteye nk'uko igikeri gikora. Bisaba ko umuntu aba maso, agahanga amaso kiriya gikeri. Ntabwo wamenya aho kiriya gikeri cyerekeza uramutse ugisanze mu nzira, kuko cyo kirataruka rimwe ubundi gituze. Nuhagera cyatuje, ntabwo uramenya niba kiri gutambika, ntabwo uramenya niba kiri kumanuka, ntabwo uramenya niba kiri kuzamuka. Biragusaba kukihanga amaso uze kureba uko kirataruka. Nigitaruka nibwo uramenya aho cyerekeza. Kuba maso bavandimwe, umva, berekana rero, ndasubiramo, nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba, cyangwa mu gicuku, cyangwa mu nkoko, cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Umwami yerekanye neza ibyo gutinda kubaho mbere y'uko igitondo gitangaza, nyamara ntiyashakaga ko barambirwa cyangwa ngo badohoke mu mwete wabo wo kuba maso. Kuba maso bavandimwe, kubera yuko igitondo kitabagereyeho igihe bari babyitezemo. Neretswe abari bategereje, amaso yabo bayahanze mu ijuru, bari guterana umwete bakoresheje aya magambo. Wumva amagambo tugomba gukoresha muri iki gihe cyo kuba maso. Bakoresheje aya magambo ngo, kuba maso kwa mbere no kuba maso kwa kabiri birarangiye. Umva, ibi bintu niba utarabinyuzemo, ibyo ntibindeba, nta nicyo nabikubwiraho ngo ubyumve. Ariko hano amagambo arakomeye cyane, aravuga ngo kuba maso kwa mbere, kuba maso kwa kabiri uko kwararangiye, turi mu kuba maso kwa gatatu. Turi maso dutegereje ko databuja agaruka. Ubu hasigaye igihe gito
cyo kuba maso. Hasigaye igihe gito cyo kuba maso muvandimwe. Ubu turi mu kuba maso kwa gatatu. Kuba maso kwa mbere kwararangiye, kuba maso kwa kabiri kwararangiye. Icyakora niba utarabaye maso mu kuba maso kwa mbere no kuba maso kwa kabiri, ntundenganye, kuko no kuba maso kwa gatatu ntabwo uri bubashe kugendana n'ababaye maso mu kuba maso kwa mbere no kwa kabiri, ahubwo uraza gusigara. Biraza kugusaba gutera intambwe nyinshi cyane kugira ngo ubashe kugendana n'abantu babaye maso mu nshuro zose zirangiye. None se muvandimwe, niba abantu barabaye maso mu kuba maso kwa mbere kukarangira, bakabona icyo bari biteze ntibahise bakibona nk'uko bagishakaga, bakagenda bakajya mu kuba maso kwa kabiri nako kukarangira, bakabona ibintu ntibibaye nk'uko byari kandi ibyo byose twabwiwe yuko byabaga ari ikigeragezo bari kugenda banyuzwamo kugira ngo basuzumwe, kugira ngo buri muntu wese arebwe, kugira ngo barebwe niba biteguye. None ubu tugiye mu kuba maso kwa gatatu, ubu turi mu kuba maso kwa gatatu. Urabona uraba maso mu kuba maso kwa gatatu, mbese ukwa mbere uratekereza ko birakugendekera bite? Umva amagambo hano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umva uko birakugendekera rero. Na benshi mu babaye maso mu kwa mbere no kwa kabiri, bamwe bari kugenda bavamo, ni wowe se urasigara. Umva, nabonye bamwe bananirwa, amaso yabo areba hasi, maze bamirwa n'iby'isi, nuko basigara badakiranuka mu byo kuba maso. Bavandimwe, bariho bavuga bati mu kuba maso kwa mbere twari twiteze ko databuja aza, ariko ntiyaje. Yo bobobobo, twategereje ko, umva, twategereje nta gushidikanya ko yari kuza mu kuba maso kwa kabiri, nyamara nako ntabwo yaje. Nako kwaratambutse kandi nta cyabaye, nako kwarahise nta cyabaye, ntabwo yigeze aza no mu kuba maso kwa kabiri. Baravuga bati dushobora nanone kongera kutabona icyo twari twiteze. Ntitugomba kuba abantu bibanze ku kintu kimwe. Ashobora kutaza mu kuba maso gukurikiyeho, ariko kuba maso kwa gatatu. Abavandimwe batangiye kurambirwa cyane, ibintu byadukomeranye cyane, ijoro rimaze kuba rirerire cyane, yewe abantu baramwo barasinzira, amavuta aragenda ashira mu mperezo, bakavuga bati umva, icyo twari twiteze cyagiye ntitwakibonye. Dushobora gukomeza gushaka kuvuga ngo tuzakibona ubutaha, nyamara nabwo ntikize. Dushobora gukomeza kuvuga ngo tube maso ngo twere no guhumbya, ariko ugasanga ahubwo ibintu birimo biraducikana. Ikizaho si uko tutakomeza kuba twibanze ku kintu kimwe, wenda tukajya gushaka ukuntu twareba ukuntu tubigenza, twareba uko twigenza, maze umva, reka mbabwire yuko igihe kirimo kirihuta, ariko kandi n'abacika intege niko barimo baragenda bacika intege. Nshuti muvandimwe, kuri kurambirwa kuba maso, mbese wakihanganye n'umwanya mutoya nibuze. Umva, nubwo bikomeye cyane, nubwo biruhije cyane, kugira ngo byumvikane neza yuko abantu dukwiriye kuba maso, ariko reka mbabwire ikintu, icyo gihe cyo kugira ngo tube maso, kuko birimo biragaragara yuko ibimenyetso byo ubwabyo birimo birerekana yuko Kristo agiye kugaruka byanga bikunze, ariko abantu turasinziriye. Nta nubwo icyo ari ikintu twumva dushaka kumva, ahubwo turi kumva ari ibintu bisanzwe. Niko byahoze. Yokeje umuserebanya, abantu benshi barimo kugenda bavuga bati ibintu byasubiye kuba byiza, ibintu ntabwo bikimeze nk'uko twabitekerezaga. Mbese urabona yuko hari ikintu cyahindutse, ariko bavandimwe, nta cyahindutse, ahubwo twebwe abantu tumaze gusinzira, tugeze kure cyane. Imana rero yifuza yuko dukanguka, kandi nitudakanguka ni ukuri biraza kutubera umwako. Ubu turi mu kuba maso kwa gatatu. Kuba maso kwa mbere kwararangiye, kuba maso kwa kabiri kwararangiye, ubu turi mu kuba maso kwa gatatu. Abantu barasigara batabaye maso mu kuba maso kwa gatatu, bose baraza gusohorerwaho n'ijambo rikomeye cyane rivuga ngo nimumve, imbere sinigeze kubamenya. Mwibuke iby'abakobwa 10
nk'uko Yesu yaduciriye uwo mugani akawutubwira yuko bagiye gutegereza umukwe, 5 bari abanyabwenge, abandi 10 bari abapfu. Abapfu tuzi neza yuko bajyanye n'abanyabwenge mu cyumba cyo gutegererezamo umukwe, kandi bagombaga no kuba maso. Ikosa rimwe riza gutuma bose batwarwa n'ibitotsi, ariko abanyabwenge bari bafite ibanga basinziranye. Iryo banga nawe niryo mwifurije gusinzirana. Bari bafite ibanga basinziranye, bari bafite amavuta mu mperezo z'amacupa yabo, nyamara abaswabo cyangwa se abapfu nta mperezo, nta kintu cyari kirimo, amacupa yabo yarimwo ubusa. Igihe rero umukuru usaku rwazaga ngo nimusohoke mu musanganire nk'uko rugiye kuza kuba ari maso, abapfu baje birukanga basanga abanyabwenge, maze baragenda bakongeza amatabaza. Bakongeje amatabaza yabo yanga kwaka. Amatabaza yabo amaze kwanga kwaka, baragaruka babwira abanyabwenge bati nyabuneka nimuduhe ku matabaza yanyu, dore twebwe amatara yacu ari mwarazima, nimuduhe ku mavuta dore twebwe byadukomeranye. Ariko abanyabwenge bababwiye ikintu gikomeye cyane ukwiriye kwitaho. Icyo kintu bababwiye kirakureba, kiravuga ngo nimujye mu bahanjuzi mujye kuyagura, kuko ayo dufite ntabwo yadukwira. Muvandimwe, aho waba warageze ku bahanjuzi ukaba waraguze menshi, cyangwa wasanga n'uyu munsi ugitegereza yuko wenda ahari uzagendera kuyanyanaka, uwo nguwo yategerejeho ntacyaye yakumarira. Umuntu wese aba afite gukiza ubwe bugingo gusa, nta muntu urakiza ubugingo bw'undi. Hano imbere aha tugiye kwinjira biraba birangiye, imbabazi niziba zirangiye, uraza kubona yuko nta kintu na kimwe bakumarira. Reka nsome aya magambo uyumve neza. Igihe Kristo azaba ahagurutse, ni paje 148. Isubisoza baravuga ngo igihe Kristo azaba ahagurutse, umurimo we wo gusabira umuntu iby'abantu bose bizaba byafatiwe umwanzuro uheruka. Iki kizaba ari igihe cyo kugororera abagaragu be, abirengagije kwitegura gutunganywa no kwera bibashoboza kuba ababonereye gutegereza kwakira umwami wabo. Izuba rirengera mu rwijiji no mu mwijima, ubutazongera gutunguka ukundi. Igihe cyo kwemererwamo kibe kirarangiye. Umurimo wa Kristo wo gusabira umuntu urangire mu ijuru. Amaherezo iki gihe kigera ku bantu bose. Amaherezo iki gihe kigera ku bantu bose gitunguranye, maze abirengagije kweresha ubugingo bwabo kumvira ukuri bagasangwa basinziriye, barambiwe gutegereza no kuba maso, bahindutse abatagira icyo bitaho ku birebana no kuza kwa shebuja. Ntibifuzaga kugaruka kwe, maze batekereza ko bitari bikenewe gukomeza kuba maso no gutitiriza. Umva, ntibari barabonye icyo bari biteze kubona, kandi ntibyashobokaga kongera kubaho. Umva, bafashe umwanzuro ko hari hakiriho ikindi gihe cyo gukanguka. Niko abantu bari kuvuga bati nyabuneka iki gihe si cyo gihe, ahubwo mu kanya muri dimanche nibwo turaza gukanguka. Umva, ngo batekereje ko hariho ikindi gihe cyo gukanguka, ariko se bakoraga uko bashoboye kose ngo badatakaza amahirwe na make yo kugera ku butunzi bw'isi. Bashoboraga gutuza iyo
bagera kuri ibyo ku byo mu isi bashoboye kugeraho byose, kandi mu kugera kuri iyi ntego bajimije kandi mu kugera kuri iyi ntego bajimije uguhangayikishwa no gutegereza shebuja kose. Bahindutse abatagira icyo bitaho bahindutse abatagira icyo bitaho n'abantu b'indeba, nubwo kugaruka kwe kwari kubegereye rwose. Nyamara igihe gushishikara kwabo kwari kwazimiriye mu ndamu zabo z'iby'isi, umurimo warangiriye mu ijuru kandi ntibari biteguye. Mbega kaga ngo ntibari biteguye yuko uyu murimo urangira. Abantu ngo bari barasubiye inyuma cyane, batakitaye ku by'Imana. None muvandimwe, umuburo nanjye nkuzane muri uyu mugoroba n'uyu uvuga ngo ni ukuba amaso kwa mbere kwarangiye, kuba amaso kwa kabiri nako kukaba kwararangiye, tukaba turi mu kuba amaso kwa gatatu, kandi kuba amaso kwa gatatu gukwiriye kugira icyo kutumarira. Reka rero ngusabire nkwinginga kugira ngo Imana idufashe, nje nawe tube turi maso kandi dusenga, tube twiteguye igihe cyo kugeragezwa kiri imbere yacu, dore yuko kiraza kuba ari igihe kidasanzwe, kiraza kuba ari igihe giteye ubwoba, kiraza kuba ari igihe umuntu wese araba akeneye kwibanira n'Imana we ubwe, nta uraba ahamubereye, ahubwo buri muntu wese araba akeneye kubana n'Imana ku giti cye kuruta uko undi muntu uwo ari we wese yabivuga. Umuntu wese uraba atari maso araza gusangwa adashyitse, kandi umugabane w'abantu barasangwa badashyitse bose. Ni Gehinomu turaza guhura bari mu kubabazwa n'umuriro wo mu w'umunsi w'imperuka, kandi turaza kongera kuvugana ijambo rya nyuma, bicuza bavuga bati iyo tuba twarabimenye ntabwo tuba twarakinishije agakiza k'imitima yacu. Ubu rero tugiye gutangira igihe cy'umwihariko kidasanzwe cyo kwiga ibyigisho birebana n'ubugingo bwacu, kugira ngo umuntu wese akize ubugingo bwe. Abantu barindiriye ibintu byo kuvuga ngo barindiriye dimanche kugira ngo bafate umwanzuro w'ubugingo bwabo. Ndagira ngo mbabwire yuko niba mwarakinnye umupira cyangwa mujya mureba umupira, murabizi yuko igihe cyo kwitegura umukino ntabwo ari umunsi w'umukino, ahubwo igihe cyo kwitegura umukino kiba mbere y'umunsi w'umukino. Abakinnyi bakajya mu mwiherero bagakora rokare, umutoza akababwira amabwiriza y'ibyo bazakurikiza, abayobozi bakabasura. Iki nicyo gihe turimo kandi kirimo kirarangira. Ubwo imyitozo nayo igiye kubirangira, tugiye kujya mu mukino nyirizina, kandi mu mukino nyirizina nta muntu ibyo atakoze mu myitozo utarigaragarije umutoza neza ushobora kuvuga ngo ari bumwigaragarize ku munsi w'umukino, ahubwo ibyo biba mbere kugira ngo umukinnyi atoranywe mu ikipe, biba mbere. Nguko uko natwe urugamba rwacu rugiye kuba rumeze. Ubu ngubu turi mu gihe cy'umwiherero, turi mu myitozo yo kwitegura umukino hano imbere ugiye gutangira dimanche. Umusifuzi yararabahushye mu ifirimbi, umukino utangire, gukozwe pfo na ruguru kube kuratangiye. Ubundi abantu abari bayitegerereje mwagakiza, ndagira ngo nkubwire ngo ntibiraba bigishobotse. Rero ndagusabira Imana kugira ngo igufashe muri iki gihe cyo kwitegura umukino, ube witeguye, kuko amazi yo ntakiri yayandi, bigiye guhinduka. Niba udahinduye inyifata ibyo birakureba, bigiye guhinduka. Kandi niba utagize vuba ngo witegure kugaruka ku mwami kwegereje kandi kwihuta, ube maso utegereze, ibyo birakureba. Turaza guhura nyine aho uri. Ubwo nanjye ntuhambaza aho urabura ahantu nanjye ntabasha kuvuga uko hameze, kuko nanjye sinabasha kuhavuga, ntabwo nahamenya. Ibyanjye nawe
ni kugakiza. niba utagahisemo ibyo birakureba. reka dusoze nkwifuriza umugisha w'Imana kugira ngo igufashe noneho tubashe kubana amaso. Imana idufashe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu. Nyejesha Amen. Reka dusenge. Data twese ugize neza, utubwiye yuko dukwiriye gushyiraho abarinzi no kuba maso. Turakwinginze cyane ngo ubwo tubaye abarinzi kandi tukaba dukwiriye no kwirinda ubwacu, uduhe kuba maso. Kandi mwami uduhe kujya mu cyumba cyo gutegererezamo dufite amavuta ku ruhande mu mperezo, kugira ngo ubwo mu matabaza abashizemo twere gusangwa ntacyo dufite, cyane ko ibigeragezo biraha imbere rwose biraza gusiga ashizemo ku batara kugize nyambere kandi ngo bayabike. Igihe cyo gusinzira turimo kirasiga abantu amavuta bashiranye. Ndakwinginze cyane kugira ngo duhe kugira badufiteho ku ruhande turacana mu gihe cy'umwijima uraha imbere, ubwo umukwe arabagiye kwinjira kugira ngo tubone icyo tumumurikishiriza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero duhe kugendana nawe intambwe ku yindi, kandi duhe kuba maso nk'uko bikwiriye. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Umukiza. Amen.